abakinnyi batahamaga kandi abona yuko bagombaga guhamagarwa. Sinzi niba namwe ariko mubibona badukurikiye muraza kunyura ku butumwa kuri social media mutubwire ageraho neza ndetse no kuri YouTube naho mutubwire namwe mirongo n'ibyo Lorenzo yavugaga ahangaha, ariko ntabwo iragera neza rero nkuko arimo kubivuga. Ahita aragira ni hehe twari turi ku muzamu, ariko na Nepo mwabifatanyaga avuga ati uyu muzamu yarakwiriye kuba yahamagawe. Axel we niko ubyumva, uyu muzamu Kwizera Olivier afata ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu mikino itari mike nawe yagomba guhamagarwa muri abanga bahamagawe. Kwizera Olivier ni profile ikomeye mu ikipe y'igihugu, kandi Nepo nkuko nabisobanuye burya umukinnyi uhamagarwa muri equipe nationale ni performance ya current form, nicyo biba bivuze burya aritwara gute muri club arimo, ese n'umukinnyi ubanzamo, n'umukinnyi w'umustarta nyine mu mikino ya shampiyona cyane no mu bindi bikombe biba bikinirwa. Yego urebye izo details zose cyangwa se izo conditions zose zishobora kuba zagenderwaho arazujuje ugereranyije n'abandi wenda bahamagawe, byo twamuhurizaho. Undi mukinnyi rero ubona wari ukwiriye kuba ari mu Mavubi ngubu udahari ninde? Kwizera Olivier ndumva we ariko rero nibyo Lorenzo yavugaga Ruvuyanga. Sinzi niba ari ukwera ko wenda tutabonye wenda n'umwanya wo kuganira n'umutoza kugira ngo tunamubaza ibibazo bimwe na bimwe muri press conference. Nzareka kuvuga kuri Kwizera Olivier ari uko twamaze gutanga statement kuko ntamuhamagaye. Dushobora kureba discipline bazatubwira impamvu tukanatekerereza abakagombye kuba baduha ibisubizo. Ikijyanye n'ikibuga, ikijyanye no gukina nkuko twagiye tubikomozaho, byo birahari, ariko izindi detail wenda tutazi zihishe inyuma. Ndumva tugiye kugira icyo tubivugaho twaba twihuse tutarabaza ba nyir'ubwite. Uzi ikintu kimwe navuga kuri iki kintu Axel avuga, uri umutoza nge ndabyemera ni mushya, ari na ereri yabayemo ngiye anambabaje, ari naho rimwe na rimwe ibintu tubidindiramo cyangwa se dutinda hatari ngombwa. Iyo urebye umutoza wari uhari, manevre zakoreshejwe batinda ngo kuganira nawe ku bigendanye n'amasezerano, ibintu urabona ni nko kujya kuri table ugiye kudiringa umuntu n'urugero business, ariko utazi icyo uganira n'uwo niko nge nabifata. Kuko umutoza asanzwe ari umutoza w'ikipe y'igihugu, ushobora kubushima urwego rwe cyangwa se utarushima, ni ibintu bibiri, muganira gukomeza cyangwa se mukaganira gutandukana. Iyo urebye rero igihe byafashe, wasubiye inyuma kuri Trosten, nasubiye inyuma kuri Trosten. Iyo urebye igihe byafashe bikaza kurangira binanze, icyo gihe cyajemo kitari ngombwa, ukareba igihe byafashe kugira ngo tubone undi mutoza. Umutoza aje deja asanga turi muri izi qualification, n'andi nkubwira ngo no mu guhamagara ntabwo uri bunyumvishe uburyo atera murusha, yagiye ari mu kuboko kwe kunini mu guhamagara, aho ndaguhakaniye. Niyo nge banza kuvuga ni sibyo, ndahita nunganira ijambo rya Lorenzo. Uyu munsi federation n'abatekinisiye bawe nge nazi ibyo ari byo n'abari bo nibo babagize urari mu guhamagara. Dukeneye akantu, kuko reka nkubwire ikintu kimwe, uyu munsi Kwizera Olivier yajya avuga igihe kinini, n'urugero na Ntwari Fiacre ameze neza, ariko tukavuga ngo aramutse avuyemo abantu bakakubwira ngo ariko burya bake ngo ubwoba ni bwinshi, ukumva umuntu arakubwira ibintu bitandukanye. N'urugero nge ngwaye abantu bakavuga ati ese aramutse agize ikibazo ubwo ninde wamwunganira? Icyo gero hari yakeneye kumenya ngo statement irakorwa nari Burayi bibaho, ukumva baratanga amakuru ikipe y'igihugu umuntu niyahamagawe kubera impamvu izi nizi, n'umukinnyi wa national ariko niyahamagawe. Niyo mpamvu nkubwira ngo rero uyu munsi atera muruje nge sindi bunamushija kuri byinshi cyane ku bigendanye no guhamagara. Aha ni wanyemeza ngo ni wahamagaye ntibishoboka. Ikindi kintu ngo nge nshaka kuko turaza kujya no mu zindi secteur, izo ngo nizo tugiye kujyamo. Jewe ndasimbuka defense, nta kibazo nabonye ngiye muri defense. hafi Umukinnyi se utarimo kwe kurimo muri defense. tuvuga cyane jewe uko defense imeze, central back mutima defense, aba center backs nta kibazo, yaba Mutsinzi, yaba Manzi, yaba Clement, yaba Yunusu, nje mbona ari abakinnyi oya aba center back basanzwe. Abaratero
uretse Kagege wavuyemo agasimburwa n'uyu mwana uvuye muri uyu mujene uvuye muri Mukura Obed nta kindi kibazo mbonamo abadahari nabo tudafite Kavita ariko ubwo na Ombolenga yagiye Ombolenga ntabwo bisobanura ariko kuba wenda ibintu suse nyine ibyo nkubwirerega ibi ngibi ahanini biragenda binahura n'abashobora no kuzabanzamo cyane rega umutoza urabihuza nagize umungenge nazigize buryo urabihuza kabiri mwiza w'amavubi n'Ombolenga hashize imyaka myinshi ariko ngiye ubwo mbona dufite undi kabiri abantu batazi ko ari kabiri ngenda hita nsimbuka nje mu bahamagaye bitwa forwards ngende bazi impamvu mu guhamagara ikipe y'igihugu abantu bakora ikola babesha abanyarwanda guterera iyo ni statement ikomeye babesha abanyarwanda ntabwo abantu bose turi abantu b'abanebwe badakurikirana umupira badakurikirana abakinnyi b'ikipe y'igihugu hari abantu pe who do not care badakurikirana ikipe y'igihugu harimo n'abatoza batazi abakinnyi bacu nabo bakina n'ibyo bakina ariko turimo n'abandi bantu bakurikira sibyo bakurikira abakinnyi bacu nepo cyane njye nta kandi kazingira akazingira nako gukurikirana abakinnyi sibyo hano ntabwo wazumbe ngo mbeshye rwose ngo mbyemere sibyo iyo urebye abakinnyi bitwa aba forwards bahamagawe muri ekipe y'igihugu aba forwards barimo ni bangahe uwo bita Rafael York nepo uri umusesenguzi Rafael York ndakwaza ibibazo bibiri ufasha abanyarwanda kubyumva Rafael York ni umuforward icyo ni icyambere icya kabiri Rafael York arakina urakoze cyane Lorenzo buriya ni umuforward imbere na mbere n'umukinnyi usada rega reka mbabwire uretse amavubi nta kintu reka dusubire inyuma ariko muze kugaruka ku nyito forwards ntabwo ari abataka bakina ku icyenda nibyo ntabwo forward bivuga bivuga urumva none se uragira ngo muri liste bavuga aba forwards bavuga n'abawingers biragendana oya biragendana uskura byita se uskura byita se uskura byita none se nta attacking midfield ubaho attacking midfield muze kugaruka ku nyito utaza kuyobya abantu muze kugaruka ku nyito attacking midfielders naba bitwa ba Samuel Gelete ni bamwire Keve ariko abo bose mu guhamagara babahinyitsi mwe y'aba forwards ari Haji na York umuforward ninde Haji ari mu midfielders York ari mu forwards what is that oya reka mubwire uranza kandi kantu wenda rushinga Haji ari mu midfielder bose turabakurikira turabazi York ashobora gukinishwa imbere ku ruhande urumva York ashobora gukinishwa inyuma ya ba rutahizamu iyo ni imyanya yose akina ariko umwanya we umukinnyi batorifara nyine ese umukinnyi ashobora gukina imyanya myinshi uretse gato umekeri merino ko ari gukina nka rutahizamu tumwite rutahizamu umukinnyi none se inshingano wamanga rutahizamu ntazi ko uretse ntari gutsinda uko yaba polivara kose umukinnyi agira umwanya we dometier ubu Haji ariko si muteretse hagati ntiyabyara ariko si itegeko nyine mbwira Haji yaba mu midfielder ryari ariko jewe si itegeko ibyo mushyigikira bitari byo Haji iragwa Haji ukuntu ari mu midfielder York uretse gatoya Lorenzo reka tugende muri iyi ngingo njyewe nubwo uvuga na Axel akavuga ntabwo njyewe ndumva ikintu murimo nyine kutumvikanaho wowe uravuga ko wowe bita Rafael York umwanya akinaho muri Krebe atari akinishwa mu ikipe y'igihugu muri ekipe y'igihugu ntaheruka gukina dusobanure neza batakuvugira ekipe y'igihugu ntaheruka gukina Krebe ntaheruka gukina biragoye no kumenya umwanya yakina yaba ari indi ngingo uretse gatoya ariko Rafael York umwanya we dometier kuvuga ngo umukinnyi wese wa Polivara hari n'abakinnyi bajya mu izamu arabataka kubera situation yego ariko Rafael York no mu midfielder nka Sahabo nka Kevin urabyumva nka Samuel Gelete nka Jaberi nka Niseti urakoze sibyo nka Niseti ababyumva bakumvisha icyo cyose uwo mwanya uvuga no muri Krebe wanyemereye oya batse gatoya ashaka kujyana Lorenzo uwo mwanya uvuze akina awukinishwa muri Krebe
niho mwanyishyira arakina se aha ntagakina akinishwa se hanyuma se iyo yakinnye se Rafael Yoroko mu Mavubi noneho akina he Rafael Yoroko ubwo gukinira Amavubi ndumva ashize nk'imyaka 3 sibyo ra ndumva ashize nk'imyaka 3 kuko hari qualification z'igikombe cy'Afrika iki cyarangiye n'igikombe cy'isi giheruka niba nibeshye Nepo icyo gihe Rafael Yoroko nibuka kuri match ya Mozambique nko kuri match ya Mozambique nibuka niyo performance aruka kugira nzima ndumva icyo gihe kuri za Benin yakinishwaga imbere ku ruhande yakinishwaga imbere kuri ruhande rw'iburyo ariko Yoroko muri club Yoroko umwanya we dometier n'umwanya hagati mu kibuga biratujyana no ku ngingo y'abandi bakinyi muri equipe y'igihugu ruvanga bisunike neza bakinishwa imyanya muri club udashobora kubabona hari ikibazo babaje Nepo rero reka gisubize reka ngisubize ni naho tugana kenshi tujya duhamagara abakinnyi baza batatanga umusaruro rimwe na rimwe bikavamo ikintu cyo kuvuga ngo nabakinnyi bibagiranye mu ikipe y'igihugu ugasanga hajemo ibibazo umutoza arakubwira ati umukinnyi ntagira discipline ngo umukinnyi ntago yumva ariko umukinnyi rimwe na rimwe ukabona ari kurengera inyungu ze uyu munsi ninzanwa nkakinishwaho nge ntiyumva yego ndaza gutanga umusaruro utari mwiza na amanota mabi kuri nge na amanota mabi njyanye muri club nsubiyemo nta nubwo ndemyemo icyizere abanyarwanda naje guyibyishima turagendana kuri icyo kintu nk'urugero ngufashe gutanga urugero uwo bita Samuel Gelete ndumva nta ari nk'imikino ibiri gusa akinishijwe muri equipe y'igihugu akina umwanya we Samuel Gelete muri equipe ye ya La Rouvière akina nka nimero 8 sibyo mu central midfielder ariko uri offensive sibyo Samuel Gelete imikino ya mbere muri equipe y'igihugu yakinnye nabi cyane kubera guhengekwa bikagaragara ko atanishimye kuri match ya Nigeria bamushyizemo Nigeria yari twishe abantu basohotse bavuga ko ari umukinnyi w'imfube ari flop kandi ari uko yahengetswe kuri attack like nk'umuwinga kandi atari umuwinga match zakurikiyeho Samuel Gelete yakinishijwe neza hagati mu kibuga yatanze umusaruro abantu no kurusha abapanga ikipe itari mu bikoro sibyo ko urugero rwiza dore icyo navugaga rero ngiki byoroshye cyane kukina amajwi cyitwa Rafael Yoroko Rafael Yoroko yakiri mu cyiciro cya gatatu muri Sweden mbere yuko ikipe ye atandukana nayo yari umukinnyi ukinishwa ibumoso inyuma yahakinnye imikino irenga 15 nkurikirana nagiraga gasegma nkora ka buri wa kabiri ku buryo abakinnyi bitwara icyo gihe ntihamagarwaga muri nationali yari umwe mu bakinnyi bare batakikamagarwa ariko uzimambu gihe ntashoboraga kugenda hariya ngo njije umutoza ndavugaga nti wenda arareba nk'umutoza akavuga ati mafite mangwende ni umukinnyi w'umutitireri nshaka kuba ndari buzane Claude cyangwa se nkareba undi mazana akaba ariyo bari bumva ibyo ngibyo apari uko yakinaga urwo ruhande iyo bakinaga defense ya bane central yakinaga kuri gatatu bakina defense aturagakina nk'umufullback w'ibumoso hose ariyo mpamvu mu ikipe y'igihugu abakinnyi uramuzana niba amaze iminsi yikinira yugarira wamushyira muri secteur zataka ukabona umukinnyi nashamburiya ntagenda ikivamo yavuye mu kibuga ahavagize kwiyeneriva rimwe na rimwe arijya avuga ati sindi bwange gukina bamaye ngize amahirwe ngeze mu kibuga uri abakinnyi bakinanze bahagacira ikipe y'igihugu kuko nandi ni ikintu kiremereye kuri aho umukinisha hose arabyemera reka ngundi urugero araza ku rugero rwitwa Georgia Georgia ari umukinnyi waje rwose tubikeneye Georgia muri Rhode Island umwaka ushize kuko ubu bamaze gukina match ngira ngo niba imwe batangiye champion muri weekend banaratsinzwe ku busa match yabo ya mbere yakinnye none y'iburyo mwumva uburyo abakinnyi babaturuna ariko mu myanya itandukanye niyo twe tubakeneyemo muri National Axel ariho Lorenzo yakora ikintu kivuga gutya ari statement yakoze muri football moderne abakinnyi baba muri ya system abatoza asigaye bagaragara bakinishamo abakinnyi barabakinnyi bakina basatira aba babiri baba winga n'undi mukinnyi umwe wataka babita aba forward ari naho haza confusion wahamagayira gwa haji ma midfielder umwisu midfielder kandi we mufuwa none sara hakina muri batatu bataka muri mwe mwabona haji ari hagati mu kibuga icyo si ikibazo cyo kumamagaraho ukamenya uko wamukinisha ariko dore ikibazo nge icyo nashaka ari nacyo kintu nge nifuza ko confusion yabahamagaye dore nacyo nifuza kuradera murushi iki kintu uko yazagira uburyo agihindura nawe namara kugira ukuboko kwanyako mu ikipe y'igihugu umukinnyi yatoje ahantu henshi hatandukanye nge bura nishimiye ko byibuze mu gutinda kuzana umutoza ushaka kuzana umutoza umenyereye umupira wa Afrika
kumenyera aka karere urakoze reka njye nanabyita gutyo ndi kumwe na Axel iryo jambo narivuga ngo bazanye iyi confusion yo gushyira abakinnyi mu myanya itari yabo ntabwo byatumye eritatu muri ekipe y'igihugu amera nk'aho yirukanwe burundu eritatu uri kumva dore ikintu gihari Kwizera Georgia ubu haje bamusize mu kibuga amushyira kuri gatandatu kugira ngo bamunanize ahita ava ubushize mu midfield ubushize Kwizera Georgia yakinnye